Reka twekeze muri equipe ya Sport turebe ku musore Muhire Keve wasabye ubuyobozi bwa Rayon Sport ibintu bigera kuri bitatu nyuma yo kunganya na APR FC. Ni ibintu bitatu bizabatwara kugeza shampiyona irangiye, bese petenga ko bashobora gutwara igikombe. Muri Keve yasabye ibintu bigera kuri bitatu nka kapiteni w'abakinyi ureberera abandi bakinyi muri rusange muri equipe ya Sport. Hari ibintu ndaza kukomozaho bigera kuri bitatu Muhire Keve yasabye ubuyobozi, kandi ibyo bintu uko nabyumvishe nuko namwe muraza kubyumva naza kubasobanurira, biraza gufasha equipe ya Rayon Sport kuba yatwara igikombe cya shampiyona cyangwa se igikombe cy'amahoro kugeza iyo shampiyona izaba irangiye. Si ibyo gusa, ubuyobozi bwa Sport burakubita agatoki ku kandi nyuma yo kunganya na APR FC. Noneho ngo mugiye kubona Rayon Sport nshya gose nyuma izi match ebyiri Gorilla, ndetse iyi match ya Gorilla igikombe cy'amahoro ndetse ni match ya shampiyona ya APR FC. Izi match ngo nizo match zari zibagoye, zari zigiye gutuma ashobora kuba n'impinduka mu buyobozi ndetse no ariko bavuze ko rwose uko zirangiye barabyishimiye. Ubwo icyo nakubwira nuko rwose ndaza kubisobanura uko bari kubyumva ndetse n'ibyo bagiye gutegura, biraza guhura n'ibyo Muhire Keve yabasabye. Ndaza kubihuza. Inkuru nziza ku musore w'umunyarwanda Iragwa Haji nawe nyuma y'uyu mukino w'ejo wa derby, ndaza kubwira amakuru meza kuri uyu musore nanone kabisa yishimiwe n'umutoza w'igihugu ku rundi urego rukabije cyane rwose. Azabanzamo ku mukino u Rwanda rufitanye na Nigeria kuri tariki ziri imbere muri uku kwezi. So ngira ngo bimwe muri ibyo nibyo rwose ndaza kugarukaho. Ndaza no kumoza kuri prime abakinyi bari bagenewe prime y'amafaranga menshi. Ese ari amafaranga bahawe, ese bimeze bite nyuma yo kunganya? Ariko ndakubwira ko rwose buri mukinyi byari byageze kuri match, buri mukinyi agomba guhabwa ibihumbi bigera kuri 600. Sisa kabisa buri mukinyi ari kuyahabwa. Ndaza kubwira ese bimeze bite. Ibyo nimwe rwose ndaza kuba nakwerekezamo byose. Muri APR FC ndaza kukubwira ku nkuru rwose y'umutoza Darikonovic ndetse n'umusore Yusuf Dauda nawe rwose ntago bamenanye neza. Darikonovic ari byo ashinza uyu musore Yusuf Dauda utarabanjemo ku munsi w'ejo, turabonye n'umwanya ku munsi w'ejo hari ikibazo bafitanye hagati yabo. Ndaza kuba nagikomozaho ndetse ubuyobozi bwa APR FC nabwo ndaza kuba nabukomozaho neza cyane. Ese Darikonovic bashobora kumwirukana cyangwa se bashobora kumwirukana? Ese details cyangwa se kontaraye ivuga iki? Ndaza kubiyanyuriramo neza cyane, ndetse naho bamutegeye ndaza kongera mbikomozaho gato cyane. Ndaza kongera mbe nabi ikomozaho kuko uyu mutoza ubu tuvugana nta kibazo kiri shorongi, ariko hari aho bamutegeye bari kumwihorera ngo yidagadure nyuma yo kubona ko batandukanye. APR FC rwose yasiga uyu mutoza, yasiga sawo ya APR FC, baravuze bati reka tumureke, ariko bafite aho bamutegeye. Ndaza kubana bikomozaho ikibazo cya Richmond Ramute ndetse na Darikonovic, nacyo ndaza kuba nagikomozaho kugira ngo turebe ese Darikonovic muri APR FC bimeze bite muri rusange. Ngiye kuba narambura izo nkuru zigera kuri 6 nabateguriye, ariko nizere ko mwese muhari. Sinshaka umuntu uva hano, by'umwihariko kuri Muhire Keve wasabye ubuyobozi bwa Sport ibintu bikomeye cyane. So reka dutangire neza cyane nadatinze. Rabako kandi subscribe ubundi ukore kunzogera, ubundi ibintu bigende neza cyane. Reka duhere kuri izi nkuru za APR FC tuzikuremo mu nzira cyangwa se tuzive tuzinyureho neza cyane. Yes, reka duhere kuri APR FC tunyiremo iminota nk'ibiri kabisa tureba ese bimeze bite kuri Darikonovic n'ubuyobozi ndetse no gutandukana na APR FC. Ese bimeze bite, azatandukana na APR FC byari uyu mutoza Darikonovic? Turebe ese kuri Yusuf Dauda na Darikonovic bafite ikihe kibazo, ndetse na Richmond Ramute iki kibazo muri iki cyumweru ubuyobozi bwa APR FC buraza kugira gute? Buraza kuganira na Darikonovic ubundi bamubaze ngo ufitanye ikihe kibazo na Richmond Ramute, ku buryo aba yicaye muri stade abarimo yicariye areba match, umukinyi uhembwa miliyoni 7 ku kwezi. So uko bitewe nuko uyu mutoza Darikonovic afitanye ikibazo na Richmond Ramute. Ariko reka nkomoze kuri gato kuri Yusuf. Uyu mutoza Darikonovic rwose muri iyi minsi aravuga ko rwose uyu musore Yusuf Dauda arimo aritwara nabi hanze y'ikibuga, ngo afite akantu ka indiscipline kabisa. Hari uburyo ngo ari kwitwara nabi muri iyi minsi ishize, mbere ya derby hari uburyo ngo yarimo aritwara nabi cyane. Ngira ngo ntago bari kumvikana. Nanone hari utuntu twatangiye kuzamuka kuri hagati ya Darikonovic ndetse na Yusuf Dauda, aho utuntu twatangiye kongera kuzamuka. So ngira ngo turaza kugenda tureba kuri match zirakurikira. Muraza kujya mubona uyu musore Yusuf Dauda atabanza mu kibuga, kuko hari utuntu tw'utubazo ndimo ndumva ngo twatangiye kugenda dututumba hagati y'uyu musore bitewe n'uburyo wenda akina mu kibuga, n'uburyo uyu musore ari umusore abantu benshi bavuga ko azi umupira Dauda.
ariko hari rwose n'ibyo ngakina umutoza nabyemere, ariko hari utuntu rwose twatangiye kongera kugira gute gututumba kuri iyi nkuru y'umusore Rich Moneramuti na Darikonovic. Dore uko biteye: ubuyobozi bwa PRFC nyuma yo kunganya na Rayon Sport muri iki cyumweru bapanga ko bagomba kwegera Rich Moneramuti ndetse n'umutoza Darikonovic bakababaza ikibazo bafitanye, by'umwihariko bakababaza umutoza akamaza nimba uyu mukinyi Rich Moneramuti ari umuswa ku buryo atajya aboneka no ku bakinyi bashobora gusimbura cyangwa se abakinyi bashobora gukoreshwa kuri match, babakinyi baba bicaye ku ntebe z'abasimbura kuri fed match. Bakomaza bati se ni ikihe kibazo uyu mukinyi kataha umwanya uhagije ngo turebe urwego cyangwa se turebe byashoboye, turebe nimba bishobora kumunanira ni ukubera iki. Darikonovic azagira ibyo asobanura ndetse nzababwira nuko bimeze nuko wenda bimeze, ariko iki cyumweru rwose baraza kumubaza byimbitse bamazi impamvu ikibazo gihari kubera iki uyu mukinyi atajya agaragara mu bakinyi 10 bagomba no gukoreshwa kuri match. Ku kigendanye n'amasezerano uko bimeze nuko uyu mutoza Darikonovic niyo yatsindwa ntacyo ubuyobozi bwakora. Bararebye nyuma ya match yatsinzwemo namukura igitego kimwe ku busa. Ndakumenyesha ko uyu mutoza Darikonovic basubiye mu masezerano ye, barareba bakuba n'imyaka 3 basanga rwose yasiga basahuye kabisa, yasigamo rwose ikintu bita ubukene rwose. Kuri miliyoni 43 ahembwa n'abamwungirije barabaze basanga muri PRFC ayo mafaranga bamuhereza ku myaka 3 barakubye rwose basanga ziri muri miliyoni magana angahe kabisa, 300 gotyo. Baravuga bati reka bamutegeye ku mikino 2, umukino wa polisi uwo gikombe cy'amahoro muri Coupe de la Paix ndetse umukino wa mbere ndetse no kwishyura iyi mikino agize avuye polisi iramutse mukuyemo uyu mutoza birayikiko rwose yagira gute yajya mu biganiro na PRFC kuko yasinye ko igikombe cya championnat ndetse n'igikombe cy'amahoro byose agomba kubitwara muri iyi sezo, naho ushamo kimwe gusa uyu we no kumwirukana n'amafaranga na make bamuhaye. So ngira ngo ibyo ngibyo, ngira ngo ubuyobozi bwa PRFC buratuje, uyu mutoza nta n'uwamukoraho ubu ngubu, ariko shampiyona nirangira cyangwa se navamo mu gikombe cy'amahoro uyu mutoza ari mu bibazo bikomeye cyane. So ngira ngo reka twinjiye muri equipe ya Sport by'umwihariko Iraguha Haji ku munsi w'ejo wagize akamace keza. Umutoza w'igihugu kabisa yarongeye aravuga ati uyu ni umukinyi yaravivuye kabisa, nyuma yuko yari yamubonye kuri match ya Gorilla aravuga ati reka mutegere kuri match nini uko yitwara ndebe ko namuhereza umwanya kuri match ya Nigeria akagira ibyo amfasha. Avuze ati hari utumaje tuba tworoshye umukinnyi ashobora gufata akagakora neza, ariko reka turebe kuri match ya Derby uko azitwara turebe nimba ari umukinnyi wa kamiritse. So ejo rero yitwaye neza uyu mutoza Dera Murushi rwose. Uyu ni umwe mu bakenye we yahise ashyira muri phone aravuga ati uyu nguyu ni wanjye ngomba kumuhamagara nta bindi bisobanuro byinshi nyeneye. Ngira ngo Iraguha Haji kandi umutoza yavuze ko uyu mukinnyi nakomeza kwitwara neza afite amahirwe ko yamujyana ku mugabane w'i Burayi. So ngira ngo abakinnyi ba Rayon Sport byagiye bakora inama rwose. Ndakumenyesha ko ku munsi kwa gatanu ku mugoroba ndakubwira ko bakoze iyi nama bemeranya ko bemerera abakinnyi prime $400, ariko byagiye bigera kuri match abagabo batandukanye bagenda bashira amafaranga bagera ku noti ya 500. Umugabo bita Gacinya rwose Paul Muvunyi arababwira ngo mbongereyeho 100 abaye 600 gutsinda iyi match. Nyiranga abakinye bari bafite icyizere, bafite na technical bumva ko bameze neza kubera ko prime yari yabaye 600. Bamwe rwose bakubwiraga ko rwose bahombye cyane ku mugora rwose, bakubwiraga ati ndahombye 600 bari batwemereye nayabariye kabisa. So ngira ngo ubwo ni ibyo ngibyo naba nkubwiye ku buyobozi bwa Rayon Sport, ariko aba bakinyi natararenga gatoya rwose numvishe ko bagiye kubahereza 300 n'ubundi nubwo batatsinze ariko bagwanye. Twabonye match twabonye ko Rayon Sport ari ku rwego hejuru. So ngira ngo ku buyobozi bwa Rayon Sport burishimira ko banganyije byibuza ko batatsinzwe, ni ikintu cyiza. Bari bumvikanye n'abakinyi ko nibadatsinda nabo nibagomba gutsindwa. Ubuyobozi bwa Sport rero ikintu kiriho izi match ebyiri ndakumenyesha ko iyi match ya IPR ya Derby
ndetse na match ya Gorilla y'igikombe cy'amahoro. Gorilla berimenye ku munsi wo kuwa kane nimba mbyuka neza. Bavugaga ko rwose izi match ebyiri bose zishobora no kubaza ibibazo byaye guhita bivuka muri Rayon Sport iyo baramuka batsindwa na APR FC. Ibintu byinshi byaye kuvugwa hirya no hino, mwumva bakritika ubuyobozi, ariko bavuga ko tutajya kuri Muhire Kevin ubuyobozi bwa Sport baravuga ko rwose ibintu bugiye gukora noneho ni ibibazo, kuko muri iyi minsi ishize ngira ngo ubuyobozi bwa Sport hari uburyo butegeraga abakinnyi ngo baganize, bahereze primaire mbere ya match ngo manze bahure n'abakinnyi bakora inama bagira ibyo bumvikanaho. Muri iyi minsi ishize wabonaga ko ubuyobozi bwa Sport kubera ko rimwe na rimwe wenda Sport imbere bwo yabagiri no mu bihe byiza ugasanga ubuyobozi nibwegeye abakinnyi. So muri iminsi rero ngo ikintu kiriho nuko rwose ubuyobozi ngo bugiye kuba hafi ya equipe. Ndakubwira ko n'ibintu bya Rayon Sport Company Limited babaye babihagaritse muri iyi minsi yashize, babaye babihagaritse baravuga ngo reka tumanze dushake Rayon Sport cyangwa dushake intsinzi. Nabyo nimba mubishaka nk'abakunzi banjye mwanyandika muri comment nkababwira uko babyanzuye ibintu bya Rayon Sport Company Limited muri iyi minsi. Birakonje cyane nta n'ikintu mu cyumba ku kigendanye na Sport Company Limited. Hari inama bigeze gukora nuko natayibabwiyeho. Hari inama bigeze gukora barimo bavuga bati se ibintu bya Sport Company Limited bimeze bite. Baravuga bati reka tube tubiretse, ariko nimba mubishaka mwambwira nkabwira ibyo banzuye, ibyo batekereje ndetse n'ibyo nuko babiganiye nabyo mwanyarikira mukambwira ngo mwayibakorera, kuko iyo nama hari inama bakoze nyuma yo gutsindwa nyuma yo kunganya na Musanze muri ya minsi yashize. Bakoze inama hari ku munsi wo kwa kabiri barimo baganira. Icyo gihe bari bahuze bari mu bintu bya Sport Company Limited. So ngira ngo ubuyobozi bwa Sport rero bumvikanye ko barahari neza cyane, barahari ngo ku yindi mikino bagiye kujya baba hafi y'abakinnyi, babegere prime bayibihere bagende babashiraho, kuko Kadimu Ndiaye uyu munsi yaciye amafaranga menshi cyane. Ngira ngo ubuyobozi bwa Sport bavuze ko izi match ebyiri nyuma yo kuzirenga bavuze ko ibikombe bibiri hapfe umuntu havuka undi, ibikombe bibiri muri iyi mikino ibiri banyuzeho gutya ngo bagomba gutwaramo igikombe kimwe bagasohokera u Rwanda muri CAF Champions League cyangwa se muri Competition Cup. Ngira ngo n'ubundi uko wenda umuntu yabisobanura nuko iyi mikino ariyo irikomeye cyane, ariko ikintu kiriho kuri Muhire Kevin ku munsi wo kuwa gatanu ku mugoroba barasangiye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport barimo bategura match ya APRFC ku munsi wo ku gatandatu ku isaha moya z'umugoroba. Barimo baganira ubuyobozi, abagabo bagera kuri 15 nimba 18 nawe babwiye. Iyo nama yarabaye, amafoto mwagiye muyabona. Muhire Kevin yarababwiye ngo ubuyobozi yafashe ijambo nk'umukapiteni, arababwira ngo uburyo mwateguye match ya Gorilla, uburyo muri gutegura match ya APRFC, uburyo mwaje kudusura tukaba dusangiye, tukaba tuganiye, tukaba turirimbanye indirimbo ya Rayon Sport, tukaba tugeze gute. Muri Kevin arababwira ngo kuri match za mbere twasindaga twitwaga neza, muri match za match Sport yitwaga neza na Faringanya ameze neza, ati uburyo mwatubaga hafi hari igihe cyageze murabigabanya, ariko uburyo muteguye izi match ebyiri nimukomeza kubikora. Arabwira ati ngewe mvugisha ukuri kandi ngende umuntu w'umusiniya, ndeba shampiyona, ngewe ndumwe mu bakinnyi bakunda kureba amakipe duhanganye. Arabwira ngo ngewe rwose muteguye nk'uko muteguye izi match ebyiri, igikombe mu bikinirwa mu Rwanda, hano twagira icyo tubika mu kabati ka Rayon Sport. Ubuyobozi bwa Sport nabwo barababwira ngo nta kibazo, reka ture kuntu twitwara kuri match ya APRFC. Byabaye n'amahire, bitwaye neza nubwo atari neza cyane. Ku ruhande rw'abafana barishimye nta kibazo ko batatsinzwe na APRFC, kandi bari bafite amahirwe make, bumvaga ko APR ariyo iri hejuru. Ariko icyo wamenya rwose nuko ubuyobozi bwafashe imyanzuro ikakaye, kuko ubu ngubu rwose mbere ya match bagiye kujya baherekeza mu Nzove baganize equipe, babahereze na prime, nuko ibintu byifashe muri rusange.